bikanga neza ikanga kujyamo application ukagera ukumva telefone yakikumariye. Muri iyi video y'uyu munsi tugiye kureba hamwe ukuntu wakesera application muri telefone byanze. Ndakubwira impamvu byanga ndetse nakubwiye n'icyo wakora. Niba uri subscribe n'ubutse ko mugiye kubana ari Yidi Amin, ikaba ari AM Studio, cyane kugeza ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Ufite ikibazo twandikiye muri comment tuzagusubiza, niyo mpamvu tuba turi hano. Tugiye gutangira intambwe ku yindi. Ese katubanze twaze niyo mpamvu ushobora gushyira muri telefone applications kan kenshi bikunze ko kuma telefone ya Airtel Imagine cyangwa ikosora n'ayandi gusa n'ayandi yari yose hariyo bibaho bikanga kujyamo application. Impamvu ya mbere, wenda ushobora gusanga ufitemo size ntoya cyangwa storage ya telefone yawe yaruzuye. Ariko hari igihe nanone ushobora gusanga ufite size cyangwa storage ariko ukanga gushyiramo application. Niyo mpamvu mubwira ati reba ino video yose irangiye kugira ngo uze gusobanukirwa. Indi mpamvu ushobora gushyira application muri telefoni bikanga, sinakubwira karikira. Okay, numva ko ariyo mpamvu kenshi ikunze kubita, ariko nanone hari igihe ufite uwo mwanya ariko washyira application ubikanga. Rero tugiye kureba hamwe uburyo bugiye butandukanye, uburyo butatu washyira application muri telefoni byari byaranze bigakunda burundu. Ndagusabye niba ntacyo bitwaye kanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo rino somo andi masomo tukugezaho ujye uyabona uri uwa mbere. Kadutangire ngire intambwe ku yindi. Ikintu cya mbere rero uzakura niba wakoreza application kuma wenda kuri Zenda bikanga, wayistara bikanga, wakoza kuri Bluetooth kayistara bikanga, wajya no kwa DJ nawe go application bikanga. Ikintu cya mbere uzakora ngiye kwereka intambwe ku yindi. Uzajya kuri Play Store yawe niba ukoresha Android cyangwa iOS, ubwo uzajya kuri App Store, ndavuga iPhone. Rero niba utazi ko wakifungura email muri telefone ko Play Store ikora uko aruko ufite email muri telefone, urareba hejuru cyangwa kuri video kumera y'i video uko wakishyira email muri telefone kandi bikoroheye. Rero nakadukomeze namaze kuyishyiramo. Ni ukuvuga ngo niba ufite Android, kuko nge niyo ndi gukoresha nonaha, nta kindi uzakora, ndagenda mwereka intambwe ku yindi buri kantu kose ku kandi. No kuvuga ngo wowe uzakora uzaza aha kuri Play Store, ufite App Store ubwo uzajya kuri App Store yawe usanzwe ukoresha muri telefone. Uzayifungura gutya, numara kuyifungura then ujya usanze usacinga ibintu cyangwa wowe hano hejuru muri search wandikemo wenda niba ari WhatsApp yari yanze cyangwa wenda ari Zenda, ubwo byandikemo n'urugero gutya. Nurangiza uyestare ukande install kenshi. Okay, wenda arane iyo bisa kwa uploading anda kaduhindure, wenda tuvuge ni TikTok, sibyo? Wenda TikTok ngenda ifite muri telefone, nda application na tuvuge wenda Instagram, sibyo? Uzabyandika uyisearching, numara kuyisearchinga ikintu uzakora uzazana wanditse install uyestare muri telefone yawe. Niba ufitemo size telefone yawe nta kibazo, izahita ijyamo iyi application nyine ufiteho umwanya telefone yawe itaruzuye. Niba rero kuvuga ngo umwanya wawe niba waruzuye, gerageza kugabanyaho ibintu cyangwa uburemo application menshi atagufitiye umumaro cyangwa kuzuza telefone. Ubundi buryo bwa kabiri, ushobora kuza gusanga application ifite vision ya kera. Icyo uzakora ni updatinga Android ya telefone yawe. Byose wabikora gute? Nababwiye ko ari uburyo butatu. Niba bumwe bukoresha bikanga, ndagusaba urebe video yose kugeza irangiye. Kuno hapo updatinga vision ya telefone yawe, na kindi uzakora uzaza muri setting ya telefone yawe, musaba kureba akantu ku kandi. Kandi niba ugeze kuno umuntu atanagushimira, banacyo bigutwaye, please kanda subscribe, like and comment kugira ngo uye budusapotinze. Kandi niba wumva ko ino video yacu yafasha, please imusharingiye kugira ngo nawe abashe kumenya ubumenyi nk'ubu ngubu ugenda wigira kuri no rubuga rwa ino channel yacu kugeza ibintu byizewe. No kuvuga ngo uzamanuka muri setting ya telefone yawe ukanda kuri my phone, mbo gutya mbikoze, kadutegerezeho gatoya. Nurangiza umanuke uze ahantu handitse katurebe gatoya nagari hano tu, udusubira inyuma gatoya.
ni ukuvuga ngo ahantu uzaza usore gato hari igihe umuntu yibeshya uzaza kuri hano handitse system cyangwa uzaza kuri aha handitse system urahabona ahangaha uze uhakande gutya numara kuhakanda ukande kuri kano kantu ndagize uzasanga we nta kariho batazabigusaba gusa niba bazabigusaba uzakanda hano nkweretse nangize icyo uzakoza hano handitse system update urabona hano handitse system update wakande gutya numara kuhakanda utegerezeho gatoya gutya bazahita bakubwira uzanukane kuri kano kantu check update niba ari update nze nugakande zatangira kwiupdatinga telefoni yawe n'ufiteho mega zihagije. Rero nanone ikindi kintu nakubwira uburyo bwa nyuma bundi wakoresha niba telefoni koko uburyo mwese ko ari bwanze n'ubukoresha bikanga byose ukabona koko biranze. Uburyo bwa nyuma ni kurizatinga telefone cyangwa guforomata telefone yawe. Kamwereka ukuntu ushobora kuyiforomata nawe ubyikoreye ubundi no kuza muri setting n'ubundi ariko iyi option yikoresha iyo byanze burundu n'ubundi zazane muri system n'ubundi uze ukande gutya uzananditse reset ahangaha kandi hano erase all data ubwo telefone yose uzahita uyisoga gutyo no hakanze gutya uzahita usaba erase all bagusaba gushyiramo password ya telefone usange ukoresha telefone uzahita yirizatinga yose maze wongere westaremo ubundi bushyashya. Ndagushimiye twabanye muri no video niba nacyo bigutwaye kandi subscribe kandi ufite ikibazo twandikiye muri comment nawe umva ko ino video hari uwo yafasha yimusharingiye nawe kugira ngo abashe kunguka ubumenyi nk'ubu ngubu. Yari Idi Amin, yari M Studio shingizwe kwineza ibintu byinshi n'ikoranabuhanga nkumbesha gushimira buri muntu wese wakanda subscribe niba nawe utarayikanda please kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge. Bye bye, ciao ciao.